reka mbibabwire n'ubundi hahire rimwe. Nabonye mwatangiye kunyataka babivuga ukuntu bitari. Uyu munsi ni igihe cyo kugira ngo mbabwize ukuri. Narabegwe ngo ni mu ncokoza nzabivuga n'ubundi reka mbivuge hahire rimwe. Ni kuri episode ya 2 maze kubabwira ko ndi single. Abantu benshi mumbaza ngo byatewe n'iki. Igihe kirageze kugira ngo wumve iby'amatwi yawe atumvisha. Umuntu ajyaho ngaho yabona ikiganiro akabona abantu barimo kukureba nabwo akumva arababaye. Akavuga ngo ariko kuki bari kumureba. Nawe ubwo ugira abagukunda nkanswe twebwe. Ibaze kuba ufite abantu bagukunda banakumva kandi uvuga amafuti, uvuga ibinyoma, nta nshuti ugira. Ariko ubundi abantu bakura bananduranya gute? Ese ubwo uza kugira amahirwe nakuyuza kwikora uri umwana, wari gukora ibingana iki? Ko nduzi ushaje ukaba ushaje uhemuka. Ndashimira abamama baheranywe n'impeta bazijugunye. Ndashimira abagabo mwaheranywe n'impeta mwazijugunye. Mwari musigaye ku mpeta gusa. Mwabakobwa mwe mukwiye kugera mu gihe mushishoza mugakabya. Kandi nanone n'abahungu mukwiye gushishoza. Nuko ntakirira iyo mba nkirira. Nakabaye ndira amaraso. Ndisanzuye, ndabohotse mu mutima, ndaryohewe ko Imana yabandinze mwabapagani mwe mwababeshyi mwe. Ndishimye yuko yabankijije kandinda, yuko mwazandiza amarira ubuzima bwanjye bwose. Imana nibatembereze mukomeze mugende. Nundi wabo uri kuza ari mu nzira, niba atari umuntu uri mu mugambi w'Imana, ari umuntu uzatuma nsara nkatoragura amashashi, ndakwiyamye temberana n'abademoni bawe. Kujoza TV rero niyo mpamvu duhari ngo tubabere umuti, tukubwira ngo komera muri byose, ntusubira inyuma, ntucika intege, ahubwo avansa ugenda aho ugomba kugera. Kandi ntucika intege n'amagambo y'abantu. N'umuntu nakuvuga jya umureba, umusekere, umubwire neza niba ubishoboye. Niba utamubwiye neza mukuriragaho kuntu nyuma ubwizo kuri umubwire uti ndakwiyamye, unamufatisha nusibe. Siba. Fata ujugunye, nta nshuti irimo. Reka nongere mbasuhuze mwese inshuti z'Igihozo TV, mbabwira ngo amahoro kuri mwebwe mwese abari hirya no hino, abaherereye ku migabane itandukanye igize isi. Ntago nza kurondora ibihugu bitandukanye, ariko kandi ndabasuhuje. Nshimira by'umwihariko wowe ubana natwe umunsi ku wundi, ushobora kureba ikiganiro cyacu cyose dutambukije hano. By'umwihariko abasharinga ibiganiro byacu, abakora komenti, abamaze gukora subscribe kugira ngo bajye babona ibiganiro dutambutsa hano umunsi ku wundi. Uyu munsi rero ninjiye ndi mu ndirimbo mu njyana iryoshye cyane, murimo murakumva hasi agatapi karyoshye. Tugeze mu gihe tumaze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, amagambo ntacyo atubwiye, ibiduca intege ntacyo bidutwaye, cyane ko biriho ari byinshi. Kandi nanone ndashimira gukora komenti nziza, udushyigikiye, udusapotinga kugira ngo turusheho kugenda dutera imbere. Kandi nanone niyamye abantu mufite ishyari, kandi ni munashaka mugire ryinshi. Ndi tayari, ndabiteguye, nari mbizi, ntago ari nonaha. Mu kiganiro cyashize natanze itangazo ndavuga ngo hari abantu benshi bagiye kuvuga ku nkuru navuzeho. Ibyo ni ngombwa kandi birakwiriye kuko turaba star. Hanyuma rero urimo urumva akaririmbo keza kajyana keza n'akindirimbo yanjye muri alubumu ya mbere nakoze kera cyane. Ndabizi ko barimo kukumva bagahita banyibuka aho naririmbaga mvuga ngo nabuzwa n'iki kugushima Mana ko nuzuye ishimwe ryawe. Hari umuntu mbonye aribaza ngo ni gute Timama ari kuganira gutya kandi hari inkuru mbi zirimo kumuvugwaho zicaracara hirya no hino. Ngewe ntago mbuza bamvuga kumvuga, kandi nanone bimvugwaho ntago binshi intege kubera ko namaze gukomera. Nimugire ngo ndacyari wa wundi 2026 ntago nsanzwe. Ariko kandi ndaza kugenda ngaya nanone nenga abantu bavuga inkuru ko zitari si byiza, ntago ari byiza habe na gatoya. Ndakwibutsa rero yuko Igihozo TV ni channel yanjye, ni channel yanyu, ni channel yacu. Tugomba kujya tusangiriraho ijambo, cyane cyane turebera hamwe ibikwiriye n'ibidakwiriye.
kandi nanone tunarebera hamwe ibyadufasha kugira ngo abadusenya umunsi ku wundi twe gusenyuka ahubwo turushaho kugenda dukomera. Ndaza kumivuzi mvugeho gatoya kukuri kubiri hanze, ariko nanone ntago nza kuza nk'uwisobanura, ahubwo ndaza kuza nkukomeza wowe ngira ngo umenye ukuri nyakuri. Nari umuntu umwe ndibuze kugaya, ariko nanone kumugaya bifite ishingiro, kubera yuko umuntu w'umugabo wicarira ikinyoma kandi akicarira ikinyoma, ariko nanone azi ukuri nyakuri akaguca ku ruhande, ariko ntago namurenganya. By the way, akeneye ko abana barya, akeneye yuko mumureba nyine kubera ko arimo aririmba ikinyoma, kandi rwose n'undi ubishoboye abikore, ariko nanone mbagaye ndakugaye wowe ucuruza ikinyoma uzi ukuri. Burya umuntu uramuka ushobora kuvuga ibintu akabivuga ari uko atazi ukuri nibe nawe, ariko umuntu uzi ukuri neza akaguca ku ruhande akavuga ibinyoma, cyo kozanagira ngo nkutangarize ko ngewe ntago waca mu kanwa kanjye, ntago mfite umwanya wo kukuvugaho, n'abajya bakuvugaho ndabareba nk'abagaye, kuko icyambere cyo nturi muzima. Ntago uri muzima mu mutwe pe. Ndabizi ko ndeba, ndabizi ko nkurikirana, ndabizi ko nyumva. Ikindi ndabizi neza yuko munyumva muri benshi, mutadukunda, mutwanga, mutifuze yuko tujya habona, muri abantu benshi, uretse ko oya muri bake. Nengeye kubatera ingabo mu bituga, ariko nibutse ko muri bake cyane. Abenshi nabatuvuga neza, abenshi nabadukunda, abenshi nabadushyigikiye. Nuza gutera akajisho kugeza TV, ubu mufite n'ishya ariko bari kutureba. Umuntu ajyaho ngaho yabona ikiganiro, akabona abantu barimo kukureba, nabwo akumva arababaye, akavuga ngo ariko kuki bari kumureba. Ye baba we, ndaza kuba turakarimba kavuga ngo murajya hehe kwijuru ritabaye, bose babireba nawe uri murandeba. Umva, abantu nibajya baguca intege ujye urushaho kujya muri morali. Narabibabwiye, iyo umuntu akubabaje nawe ukibabaza nta kintu bizakugezaho. Buri mutera ingabo mu bitugu yo kwishimira yuko yagutsinze. Ntago 2026 tugomba kuba batsinzwi, tugomba kuba batsinzi mu izina rya Yesu no mu izina ryacu bwite. Mfite morali idasanzwe rero, kuko ibyo nashakaga byabaye. Mu kiganiro cyashize kutarakibonye aze kukireba, naravuze ngo hari amacano menshi cyane agiye kuvuga ku nkuru ngiye kuvuga, ariko ndabatanze reka mbahe amakuru anonosoye. Kuri uyu munsi rero ndaza kugenda nanone nkubwira amwe mu mabanga agiye kuvugwaho, kandi nanone yerekeranye n'ukuri, ariko nanone azaza mu isura y'ikinyoma. Ibi ngibi ndi kuvuga ntago mbyisangije, ndabizi ko maze kubona inshuti nyinshi cyane mumbwira ko muri muhe bidasanzwe. Nshimire wowe wagize intambwe utera ukumva uvuye mu bwigunge wari ufite, kubera ko nuguma mu bwigunge bitewe n'igikomere, bitewe n'abantu bakuzengereje, urajya guhaguruka none niba nakubona wambaye neza uri muhita wigendera, bihinduka ikibazo. Nudakomera ngo ukomeze wihagarareho, abaguca intege bahora bariho kandi ntago bazashiraho, kandi bagomba kubaho. Kimwe mu bintu bibabaje ngiye kugenda nganiraho mbere yuko nza gushimira abo nshima, ariko reka mpere kubo nshima, kubera ko abashimwa nibo banje. Ndashimira abantu bakoze comment zitandukanye kandi nziza zintera ingabo mu bitugu, munyereka ko turi kumwe. Ndabashimiye mbikuye ku mutima, Imana ibaha umugisha. Nawe urebye Iryozo TV uyu mwanya utarakora subscribe uyikore, ukore comment, ushenga ibiganiro byacu tuhatwike hashye. Ubu rero kuri no nshuro muri no mwaka turimo, nta mpamvu yo kugira ngo ducibwe intege n'abatuvuga, n'abatureba nabi, n'abatatwishimiye, n'abadufitiye ishyari. Harahiye, twararakaye, nta mikino. Iteka ryose rero ntago uzabona abantu bagutera ingabo mu bitugu ijana kuri indi, na Yesu ntago bamukunze bose. Hari abamukundaga, hari abamugiriraga imbabazi, hari abamwumvaga, hari abataramwumvaga, hari abantu bemezwaga n'ibyo yakoraga. Yabakorera ibyiza bakamukunda, ariko yamara kubibakorera bagiye. Akigenda Yesu akimara kubaha amafi, akimara kubaha kuri kadivayi, bakimara gusangira, bakimara kugira gute bya byiza birangiye, bagira hirya akabarebo kandi bahinduka bakaba abakobanyi. Uyu mugabo ndimo kuvuga ntari buze kuvuga izina, kuko ntago nkeneye kumuvuga izina. Ngewe ndi umusupastar, ikindi ntakagira umuntu ujya ubeshya ngo ngewe nawe twahuraga kuri teri imwe nguri pasiteri. Pasiteri wahehe we wari pasiteri kwande
ko ari umuntu udafite epfo na ruguru byacanze. Mujye munatwubaha by the way, turabaruta. Mwaragiye muri iyi mikamu mwigira abapastori, nta wabimitse, nta wabasengeye, nta matorero mufite, noneho akarusho nta mwuka wero bariho, warangiza ukajya ngo ukavuga ibigambo gambo kuri timamu. Nje ntago navuga izina ryawe we. Ntago narakaye, ndishimye ndanezerewe kuko nifuzaga kuvugwaho, kandi koko birakwiriye, ariko nanone mu nsanganyamatsiko idasanzwe ngiye kuba nkuganiriza muri aka kanya. Abantu barambaje bati uduciriye amarenga tumenye ukuri, uri singo uri wenyine nibyo. Kandi ndishimye kubera ko muri murantesha umutwe bikanezeza, mumpamagara munyandikira, wow abasheri banje mbahaye bizumwa. Hanyuma bafite ishyari niri bice, nimwongere mugende mu praying, twebwe turaba superstar, mugomba gucuruza, mugomba kutubona mugacuranga amajwi yacu kugira ngo murye. Ntihagire umuntu ku Gihozo TV uza kumbaza ngo uwo muntu ninde, kuko muramuzi, abatamuzi ntimukamumenye kuko nakasa mutwe. Hari abantu ngewe ntajya mfata umwanya wo kuvuga kubera ko ntibakwiye kunyura mu kanwa kanje, nkurikije uko mbabona nuko bari n'ibyo bakora n'umwanda. Ntago ndibuze kubatoka kuko nge sinjya ntukana, ariko hari abantu bakora ibintu ukabona n'umwanda, ubu umwanda rero uvuze nawe ubaye puberi. Aha, ni ku Gihozo TV rero ngende Timamu Jean Baptiste kuri mikoro mbonye, nshimira wowe ubanya natwe. Abantu barambwiye bati uduciriye amarenga ariko watubwiyeho gatoya. Ndababwiye ngo uko byagenzi bari umupfu. Ariko nanone kugira ngo mudaheranwa n'ikinyoma cy'abakivuze, ndaje ndababwira gato cyane, gato muri kino kiganiro kuri episode ya 2 yo kusobanura cyangwa se yo kubamenyesha uko bimeze. Nababajwe cyane no ko umuntu yambeshyeye akambeshyera ngo nabonye amafaranga menshi, ariko buri ubwo wabivuze bigiye kuba icyampa nkabona amafaranga. Akoshabona bamfite amafaranga angana gutyo uri kubivuga, nkaba ndi muri studio zanjye nambaye buno bwekuteri bumvira muri telefone, n'ukuntu nkunda ibyiza urabizi uranzi. Rero iyi nkuru natambukije isobanura uburyo ndi singo, ishorewe n'abantu benshi, nyuma hari abantu benshi kandi bafite ubushobozi. Harimo abastari benshi cyane, harimo abatarabyishimiye, ariko kubera iki bundi dufata ibisambo, twafata igisambo wagikubita igisambo kigatangira akaba ari cyo gitaka. Ku bantu mu nkunda turi kumwe, icyambere mbatangariza nta kintu na kimwe cyo kunca intege ngo nsubire inyuma, ntago gihari. Kuko kibaye cyabaho kikambaho, nta rugero rwiza naba ndimo gutanga muri societe nyarwanda. Hanyuma nubwo ntavuze amazina, njye ubwanjye niba naragiriye ibanga uri mu nshingano zanjye kugira ngo ntamukomeretsa n'umuryango we, simuvugeho kuko mbivuze byaba bibishye pe. Nanabivuze umuntu wari wese yangirira impuhwe. Ariko nkawe iyo utinyuka ukavuga ku bintu bitakureba, bidafitanye isano n'ubuzima bwawe, ngo nukugira ngo ubone views gusa, bizakumarira iki? Ino nkuru natambukije mvuga ko ndi singo, muraza kuyibona igiye kubatwika hashye. Ariko umunyamakuru ntanze itangazo ry'umwihariko, umunyamakuru w'umuprofessional cyangwa w'umunyamwuga, nukenera kuvuga kuri ino nkuru, nukuri uzampamagare nguho ukuri, sibyo? Mwikwishinga bavuga ibinyoma, bapfa gutoraguruza imyanda n'ibiki byose, baba bahaye udufaranga tw'intica ntikize, bakajya kuvuga ikinyoma kugira ngo bakunde babaho. Ese ubundi ubwo muzatungwa n'ikinyoma kugera ryari? Ariko Dani mubeho, kuko tutabanye namwe ntago twabona icyo tuvuga natwe. Niyo mpamvu Imana yaremye umwijima ikarema n'umucyo. Hatabayeho umwijima ntago umucyo wabaho, n'umwijima utabayeho ntago umucyo wabaho. Hanyuma rero mu magambo makeya, kuko ntago na rimwe nzakomeretsa umuntu atabigizemo uruhare, cyoko uzabigiramo uruhare we rwose uzihangane, kubera ko ubwo ngubwo niwe uzaba ubikoze nyine. Erega nimushaka kurwana ngo mutsinde, ntimukitwaza amazina y'ababahimukiye. Jya uhagarara mu murongo w'icyo usabwa gukora ugikore.
ndashimira abamama baheranywe n'impeta bazijugunye. Ndashimira abagabo mwaheranywe n'impeta mwazijugunye, mwari musigaye ku mpeta gusa, nyamara nta muryango mufite ngo kugira ngo mugaragare ko muri abagabo cyangwa muri abagore. Ndashimira abakobwa beza mwajugunye fiyansaye zanyu z'abantu bazibambitse bakabasigira mwenyine batenda no kuzabashaka. Hari umugabo twari tuziranye mu minsi yashize, ngo yarageze ku rwego agira gutya akajya gufata n'irembo kugira ngo abone uko azajya kurya neza. Abakobwa baragoye mwoka byanamwe. Yigeze kunkodesha, icyo gihe nifite akamodoka hashize imyaka itari mike ariko sina myinshi kuko ni 2022. Arambwira ati ngiye gufata irembo, intikagira inkuru rero. Kandi yari umugabo w'umugore ufite umuryango, umugabo ukuze ufite imyaka myinshi. Arangije arambwira ati tujye gufata irembo kubera ko umukobwa ndi gutereta muri no minsi yaranyimye, ariko yansabye yuko nzajya gufata irembo. Erega arashyashyanye, aguza amafanta, anshyiriyemo amavuta, nubwo yananyambuye ariko ntacyo. Wabona ari no kundeba nawe. Nizere ko iyo mico wayicitseho ntago ari myiza. 2026 mugabanye ikinyoma. Umuntu wese uzanzanaho ikinyoma, njyewe ndabivuze, nibinakugaruka wanzanyeho ikinyoma ntuzagire uwuririra. Umuntu wese uzanzanaho ikinyoma hirya y'ibikomere twagize, umuntu wese uzanzanaho ikinyoma ntago bizemera. Uzazira ikinyoma cyawe urwego rwose byaba bigezeho. Ntago nzababarira umuntu mbeshya unkinishiriza amarangamutima. Ntago nzababarira wowe umbeshya, kandi nanjye ninkubeshya suzambabarira. Hanyuma turashyashyanye, turagiye koko dufashe irembo, kandi irembo ry'ubukwe butazataha. Yehe, noneho tumaze gufata irembo bamwakira neza rwose, bati tubonye umukwe mu muryango byahehe. Ariko abagabo turi indyarya, turakabya, turababeshye, turenye nabi kabisa. Mwabakobwa mwe mukwiye kugera mu gihe mushishoza mugakabya, kandi nanone n'abahungu mukwiye gushishoza. Nuko ntakirira iyo mba nkirira, nakabaye ndira amaraso. Kuko ikinyoma nahuye na cyuno mwaka n'imbaraga zikiri inyuma zigikomeje mu muruyungu tugiyemo tukiwinjiramo ntago zoroshye. Ariko ndagutangariza yuko Imana yamaze kunyambika imbaraga, nabaye nk'ibisukwa ku gicaniro. Nta kintu wavuga cyanca intege, cyane ko inyuma yanjye hari abantu benshi bagomba kundebera kugira bakomere. Revo y'ikigero maze kugeraho mu gukomera mu bigeragezo. Nushaka uzavuza induru, nushaka uzazura bapfuye, ntago uzanca intege ngo byemere. Ubu icyo mpanganye nacyo no kugira ngo mbeho kandi neza, mbaho neza ugira ishyari, tubagura n'imodoka mugira amashyari, twambara neza musara. Gahunda y'uno mwaka, inshuti z'Igihozo TV n'inshuti zanjye by'umwihariko, ndabasaba ko dukura amaboko mu mufuka tugakora cyane. Mukanya naje mbari kurira ikiganiro kindi, ni nagiye gutembera mu famu. Hari umushuti wanjye uri ku rwego rwiza rw'ubuzima, nyamara kandi wiyororera ingurube, worora inkoko, worora imbata, urumva. Ariko ugasanga we wigize umuntu umunenganenzi, ufashe mu mifuka gusa ngo ntago uzakora, cyangwa kubera ko ukora bakakurwanya. Hari n'abafite ingorane barogaho mukorera. Niba kuroge uhaguruka ukore, baroge barogora mpaka barambiwe. Kandi hirya y'ibyo byose n'Imana iradushyigikiye. Kamwe rero mu kantu gato nza kubasangiza muri ino nkuru y'ikiganiro cyacu kajyanye n'itangazo natanze ry'uko ndi singo, ndi ngenyine, nta mpeta nambaye mbisubiremo, kandi rwose ndisanzuye. Kuko ntisanzuye ntago najya kuri kamera ngo ntanga no matangazo. Ndisanzuye, ndabohotse mu mutima, ndaryohewe ko Imana yabandinze mwabapagani mwe mwababeshyi mwe. Ndishimye yuko yabankijije ikandinda yuko mwazandiza amarira ubuzima bwanjye bwose. Imana nibatembereze mukomeze mugende. Nundi wabo uri kuza ari mu nzira, niba atari umuntu uri mu mugambi w'Imana, ari umuntu uzatuma nsara nkatoragura amashashi, ndakwiyamye tembera na Yesu. Oya ko Yesu ntiyagendana nawe, temberana n'abademoni bawe.
ntago nkeneye umuntu uza kunsteresa 2026. Niba uzi yuko umbeshya nta rukundo ari ibinyoma gusa ari amanyanga, ntago bizemera. Mubwiza ukuri kw'Imana ko mwijuru nikubonamo akanyuma gatoya nkusiba. Ndumva none nanaririmba. Hari ukuntu abantu bakora ibiganiro ku masocial media yabo, kuri platform zabo baduca intege, ariko ntibamenye ko murimo murushaho kudukomeza. Ushobora kuri kumvuga nabi ukagira ngo ndacika intege, ahubwo uri kunyongerera imbaraga. Ndagira ngo ngutangarize ko abantu bakureba abari bo bose n'umubare wose ntago ari ku mubare wose wakumva. Harahiye koko. Hanyuma rero Imana nikomeza ibangirira ibikoresho mukore kugira ngo izina ryanjye rirusheho kugera kure, n'Igihozo TV cyamamare kigere kure, kubera yuko narahagurukijwe. Narahamagawe, ntago ndi nkamwe mwihamagaye. Navuze ngo ntago mentioning izina ryawe habe na gatoya, kuko uri peti, urakuze mu myaka, urashaje ariko uri umwana. Mu bitekerezo byawe urareba ariko ntubona uri impumyi. Noneho uyu mugabo yarampamagaye turavugana, agira ibintu ansaba, bimwe ndabimwemerera ibindi sinabyemera, ariko byantangaje kubona ari kuri kiganiro yerekuye cy'amafuti cy'ibinyoma, ariko uziko muzajya mu muriro mugashya we. Hanyuma rero kumwe mukuri kuhari nuko ibintu murimo kubona ni ikinyoma, ariko nanone gifitanye isano n'ukuri. Ibi nimbivuga umuntu w'umunyabwenge araza kubyumva neza. Iyi nkuru mubona yakozwe n'abantu ku yandi macano manini naremereye wenda kurusha Igihozo TV, uretse ko ntago tuzamutwe, twebwe ntago tuzamumurizo, tuzamumutwe. Kandi kugenda mbere siko kugerayo. Ino nkuru rero kuri kwayo, ibyo barimo kuyivugamo kuri uno muntu, impamvu mvuze ngo mubikurikirane kuri uno muntu mubyumvire ku yindi cana itari yanjye, nuko singamije na gato kuvuga nabo umuntu ngo nuko yambereye ikigeragezo. Narababwiye ngo akenshi umuntu yarimo kuvuga akabeshya, abeshya kugira ngo abone inyungu ze bwite. Ikindi mu buzima bw'urukundo, nta muntu n'umwe ukubeshya kubera yuko akwanze. Iyo umusore yifasha akaza akakubeshya uri umukobwa, akakubeshya ibya mirenge atunze atagira, akakubeshya yuko ubuzima bayema ari uburunaka, hari n'abazi kubeshya ahantu bavuka naho bakomoka. Iyo umuntu aje akabikubeshya ni ukubera imbaraga z'urukundo rwinshi yagukunze, ntago ari uko akwanze. Sinzi niba aka kantu mukumvishe neza. Umuntu uwo ari we wese abeshya kubera inyungu z'ubuzima bwe. Yamara kubeshya kubera inyungu z'ubuzima bwe, akanabeshya umuntu kubera yuko amukunze, adashaka ko yamenya kote faiblesse ze akamwanga. Niyo mpamvu rero navuze ngo reka nca amarenga, ariko nanone sinshaka gukomeretsa umuntu kuko ikinyoma cye yanzanyeho gifitanye isano n'ukuri barimo kuvuga. Ariko nanone se kameme utangiye utekereza uvuge ngo timamu yasaza gute umuntu ku buryo umuntu asara. Yesu ubundi uyu muntu ubutanga inkuru afite ibyangombwa bya muganga. Twebwe ko reka no kubitindaho kuko nshobora kushiduka ryancitse, ndabizi hari igihe biducika bikaguruka tukabivuga neza kandi tutabishakaga. Ariko inkuru zigiye kuvugwa narabwiye ngo zizajya ku binyamakuru birenze 5. Uyu mwanya turimo kuvugana 2 muri byo byamaze gushyira inkuru hanze. Rwose nimukomeze muvuge, n'aba bantu nibakomeze babaha amafaranga muvuga ibyo bashaka ko bavuga. Ariko ikinshimishije kimwe, ibyo wakora byose nta kiguzi kiriho kigura umuntu. Kabiri, twisunze amaboko akomeye, ayo nayo Uwiteka. Wavugisha abantu ukoresheje amafaranga ngo bavuge ibyo bashaka. Ni niyo mpamvu mwabonye bazuye n'inkuru zo mu myaka ingahe ishize. Ariko ubundi muri abanyamakuru bavuye bajya mutazi no gutegura content, ku buryo ujya gukina amajwi y'umuntu ugakina amajwi yo mu myaka ishize, wabuze ibyo uvuga ukanuye amaso gusa umeze nk'urujanga. None kiba kibabaje, ino nkuru yivuze ukayivuga mu kuri n'ubundi yarebwa yacuruza. Ariko
ariko ifashe inkuru yawe ukayuzamo ikinyoma kugira ngo abantu bakunde bakumve cyangwa ufate umuntu umwangisha abandi. Nagira ngo nkubwire ko ukuri nawe ubwawe uriyizi, ntusobanutse, uriyizi ukuntu umeze, ukuntu uteye, nawe ubwawe ugira abagukunda nkanswe twebwe. Ibaze kuba ufite abantu bagukunda banakumva kandi uvuga amafuti, uvuga ibinyoma, nta nshuti ugira, ariko ubundi abantu bakura bananduranya gute? Ese ubwo uza kugira amahirwe nako uza kwikora uri umwana wari gukora ibingana iki? Ko nduzi ushaje ukaba ushaje uhemuka, kuba ushaje uhemuka ubundi bizakumarira iki? Kanigarukire muri modu y'umuziki, niyumvire kano kajyana nkasangize n'abakunzi b'Iryozo TV. Wewe wafatiye hagati insanganyamatsiko y'uno munsi, turi kurebera hamwe ibikwiriye n'ibidakwiriye. Nanone kandi mbibutsa yuko amusingo kubari bazi yuko guhera mu mwaka washize mu kwezi ntavuze ariko gutangira ndi kumwe n'umuntu, nta muntu undi miryo tangazo nararitanze ndongera ndisubiremo. Abantu bibabaje mwihangane, abantu bishimishije turi kumwe nyine, mukomeze rata mu nyandikire, mu mpamagare. Njyewe ndimo ndava mu bwigunge kandi namwe mbavana mu bwigunge. Nta kintu na kimwe cyasimbura umugambi w'Imana, nta n'icyakuraho igihe cy'Imana. Igihe cy'Imana cyageze kiba cyageze. Hari umuvandimwe amamagara ambwira ati ariko nigo turimo kurebwa. Ndamubwira ngo ngomba kurebwa kuko ni igihe cyanjye cyo kurebwa. Arambwira ati se amagambo uri kuvuga komeza abantu wayavanye he? Ndabwira ngo ni igihe cyo kugira ngo Imana idukoreshe ibidashoboka, ibitakorwa n'abandi bantu. Intego nyamukuru ku Iryozo TV ni ukora isanamitima mu gisate cy'urukundo cyane cyane, ndetse n'ubuzima busanzwe, kubera yuko ari byo twatorejwemo ngo dukore kandi dukomeza abadakomeye. Ndashimira Imana ko ibiganiro dukora bitaba imfabusa. Hari feedback nyinshi mbona zimbwira ngo narimeze gutya ariko nabaye gutyo. Ibyo nibyo biganiro tukwiye gutambutsa kugira ngo bigire umuntu aho bimuvana naho bimugeza. Naho mwebwe mugira amatiku, muhora mureba byacitse, muhimba ibinyoma, mukora amapranka, nagira ngo mbabwire ngo ntago muteze kuduca intege, kubera ko ngewe ubwanjye maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Inyuma yanjye hari umuhamagaro kandi hari Imana iri kunsapotinga. Hari abankunda, turimo kugendana muri runo rugendo, banteza amatwi n'amaso, bafata urutoke rwabo bagapyonaho. Ni ku Iryozo TV, niba ufatiye hagati nkubwire ngo nditimamu Jean Baptiste kuri mikoro. Reka turatwike hashye hahinda umuriro, noneho hahire rimwe. Nshimira abadukunda, nshimira abadusapotinga cyane cyane mu bitekerezo, kuko nibe bya mbere byibanze. Ibindi byose Uwiteka arabifite, n'abantu be bari bifite birahari. Ubutunzi tudafite none twabugira, icyo udafite none ejo wakibona. Aho utakwinjiza uyu munsi Imana yakwinjiza, aho utatambuka yagutambutsa, kandi aho utazagera Imana izahakugeza. Ibitaremera bizemera, ibyo ukora ntibikunde bizakunda mu gihe cyabyo. Tegereza wihanganye kandi ugire courage, ushyiremo imbaraga. Wirengagize abantu baguca intege, wirengagize abantu bagusebya, twese tuba tubafite. Ndabishimira Imana ko biri hanze habona. Ninkubwira nkakuganiza nshiza amanga uzajya unyumva kurushaho. Ubu ngubu nabwo ni imwe mu ntwaro tugiye kurwanisha dutsinda. Ndumva nabaririmbira ariko nanone sicyo cyanzanye, naje ngo mbaganirize mbamana amatsiko gatoya ku mpamvu ndi singo. Ndaza kwivuga gato ntago ntinda, kuko akenshi iyo tugiye kwisobanura usanga twanakosheje cyangwa tutanakosa tugakosereza abandi. Ahubwo ngomba kubabwira ibimfitiye umumaro nawe biri bukugirira umumaro, ariko nanone uyu muntu ntabirenganiremo nta mpamvu. Ndashimira abantu banditse comment mu kiganiro nabonye ku muntu umwe bamubwira ngo ariko ibyo bintu urimo kuvuga ubundi umuryango w'uyu muntu wabanje kuwusaba uburenganzira kuri kumutaka warangiza ukavuga n'amabanga y'ikibazo cye. Ubwo ngubwo ntago uri kumuhemukira, urimo uramuhemukira, kandi uramuhemukira nawe utiretse nanjye utandetse. Birakumarira iki? Twarakuze rero tugomba kuganira nk'abantu bakuru. Niyo mpamvu rwose ningira icyo ntaza kukubwira ntungaye. Ntago ibintu byose bishyirwa ku karubanda. Ku karubanda ni ku karubanda, no mu gikari ni mu gikari. Ariko ikiba kibabaje gikomeye, impamvu maze kubona kuriya muntu atuzuye mu mutwe koko, nuko yirengagiza ukuri kandi agatinyuka agashimangira ikinyoma. Uyu muntu aba afite ikibazo, ntago bimworoheye pe. Humura ntago naba nkawe ngo njye ku karubanda nsakuze ntukane.
twebwe dufite uburere nubwo twireze turi abana bireze ariko dufite indangagaciro za kinyarwanda kandi dufite indangagaciro za gikristo. Ntago najya aho ngaho ngo nsakuze ngo nkutuke ngo wagikiwe no, naba mbaye nkawe ntacyo naba nkurushije. Ndabizi umugore wawe arankunda nawe ubwawe urankunda, ninda yabananiye ninda we yakunaniye. Curuza humura, curuza nagukurikiye cyane nza gusanga rwose ariko shaka Imana igibabarira n'abantu pe. Ariko umuntu wawe uguhamagara muvuga no kubwira ngo pore yarangiza akajya ku karubanda akagusebye. Ariko abantu kubera iki turi babi? Ariko nanone reka mbibutse ko ntago ari nge nyine, nawe wa wundi muturanye munagendana munasangira ni ucinye mugasanga yanakuroza cyangwa yakurogesha cyangwa ari kugushwaza mu bandi bantu kugira ngo aragusebya kandi ari inshuti yawe. Niba ari ikintu gikomeye kibabaje kiriho kiryana cyane gikomeye, ariko nukuba uri gusebywa n'umuntu akaba yakuvuga neza cyangwa kuvuganira umuntu urimo kukwima ijambo akaba umuntu wakari guhaye. Waruzi ko ari inshuti yawe wabikije yamabanga, ni uri kugenda akaguca inyuma kayaryoshya kugira ngo aguteranye n'abandi bantu. Hari n'ababikorerwa mu kazi, ugasanga mu kazi mukorana agucaka kwereka ko muri kumwe, ariko yagera kwa boss we cyangwa ku bandi bantu mukorana ugasanga arimo aragusebya agira ngo ubure umugata, ariko bizabagezayo. Yego komana Kujyozo TV rero niyo mpamvu duhari ngo tubabere umuti, tukubwira ngo komera muri byose, ntusubira inyuma, ntucika intege, ahubwo avansa ugenda aho ugomba kugera, kandi ntucika intege n'amagambo y'abantu. N'umuntu nakuvuga jya umureba umusekere umubwire neza niba ubishoboye, niba utamubwiye neza mukuriragaho kuntu nyuma ubwizo kuri umubwire uti ndakwiyamye, unamufatisha nusibe. Siba fata ujugunye nta nshuti irimo. Ego ariko hari ababishoboye muzi kubatwara neza, iyo abana ari mfite uwo mutima bakabaryarya bakabaryoshya bakabekwereka ko nta kintu batabimenye bakagira gute. Ngiye ntago njya mbishobora. Ngenda gufata nkakubwiza ukuri kandi turebana amaso kuyanda pana ko gutuma abantu. Rero nawe igihe kirageze, uno mwaka 2026 wa muntu niba utabashe kumufata ngo umujugunye, mufata umwicaza umubwira ukuri umubwira uti ndabizi kuteye uruyu nguyu, apana kujya kwihishamo. Cyokoza mwakoze abantu murimo kubimvugira ku yandi macano, kuko murimo muragenda mutuma abantu bamenya ukuri. Nujyayo ukabona icyo kiganiro ahantu ntavuze, kuko ntago naza kubamamaza ngewe, uretse ko ntago nabifuriza kujyayo. N'umuntu uri yari umuntu w'Ijyozo TV namwifuriza kuvayo, kuko hari abantu batanga ibintu bitagize icyo byunguye societe nyarwanda. Ariko ubundi nukubera iki ubugenzacyaha bwacu ubugenzacyaha bwacu RIB kuki mudakurikirana abantu bajya ku bantu bakavuga ibinyoma? Nako benshi barafunze. Kandi nawe reka nkubwize ukuri uri mu nzira, ujya mageragere dore nkubwije ukuri, nushaka witonde wa mugabo. Ariko mami konze kuri inshuti yanjye uwo mugabo wamugiriye inama koko, ariko se wamushoborara ko adashobotse? Okay, kanikomereza ikiganiro ni Kujyozo TV. Ngewe ndi Timamu Jean Baptiste kuri mikoro. Nabatangarije yuko ikingenza muri kino kiganiro episode ya 2 ikurikira ikiganiro mwarebye cyane, mbabwira ko ndi single, nuko ngiye kubatangariza impamvu ndi single. Aho muyibona ndahabarangira, ariko nanone ukuri barimo kuvuga ntago ari ukuri kukuri, nukuri kurimo ikinyoma kigeretseho ikindi kinyoma, noneho cyatewe inkunga n'ikindi kinyoma. Hari ukuntu umuntu agira ikinyoma, yamara kugira ikinyoma akanagisapotinga kugira ngo ikinyoma cye cyumvikane kigere kuri, cyane ko bafite n'amafaranga yo kubikoresha. Ni muyatange nta kibazo rwose. Namwe ababishoboye nimwirireho. Umuntu aragufata akakubwira ngo zura kaboze. Yo pole sana. Ayowe yes we. Mu bintu muzaharanira ujye uharanira ko umuntu kwanga ahora kumbona umeze neza ushayaninga. Ntugatuma umuntu ukwanga, umuntu ukurwanya akubona wacitse intege, kuko aho ngaho niho abatsindiye. Kuko ubona wacitse intege nicyo cyifuzo cyabo. Ntugatuma umuntu ukurwanya uyu muntu kwanga akubona wacitse intege, wandavuye, usa nabi cyangwa washonje. Nushaka urya ikijumba cyangwa umwumbati, nushaka uzajya urya ikisi.
sinzi uko nabivuga, ariko nakubona niba utanari ujye wihagararaho wisiga utuvuta ukarabe use neza wambare, nakubona kwibeshyemo ko ufite amafaranga, kuko n'ubundi ntashaka kukira. Numucaho uri mu modoka uzamuhera ifuti, umubwira uti ngwino nkwera ifuti, ariko ucunge ko atakwiba cyangwa atasigamo igisasu, kuko wabifuza ko twanapfa. Alala. Ni Kugeza TV nk'ibisanzwe rero nditima mu Jean Baptiste kuri mikoro. Uhageze bwa mbere uze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana ibihe byose, ibiganiro byacu dutambutse umunsi ku wundi bijye bikugeraho by'isana mitima, twibandamo tugira ngo we muntu uheranywe n'agahinda watewe n'undi muntu kavemo, wiheranwa nako ngo ugende ukaryamane kagupfumbate, ntago mbikwifuriza. Uri Kugeza TV ntago bishoboka, uzanyumva rimwe kabiri gatatu, ariko ndabizi ko uzafata ibyemezo bidasanzwe. Ndashimira abantu benshi bafashe ibyemezo byo kuva mu busiribateri uyu mwaka. Noneho hari n'ukwandikira cyangwa akakubwira uzima nyuzemo, ukavuga uti my goodness, Imana ihabwe icyubahiro ku mukobwa wanjye agiye gushaka, noneho ko arenze inzira y'ibikomere, ko uyu muhungu agiye gushaka, yo biraryoshye. Hari ukuntu abantu tujya twibeshya ngo kuba singo biraryoshye, ngo iyo wihinnye wenyine, ngo nta muntu kureba, ngo ntawo kugenzura, ngo shanga ukuzi ukuntu ngo ufite freedom yawe. Ntago ari impamvu yuko ari byo bikwiriye. Ni imizi yagiye irafata irashingira komera, ariko ituruka ku gikomere. Itekerezeho ukuntu wahoze uteye kera, uko watekerezaga kera, cyagiye ukundana bwa mbere. Fata umwanya witekerezeho, nurangiza kuba umaze imyaka myinshi muri ubwo buzima ntago bindeba. Icyo nshaka kukwibutsa ni kimwe cyonyine, nuko kuba uri wenyine, kuba warabimenyereye umaze imyaka myinshi, ukaba ugeze kuri level utanatekereza ejo hawe hazaza ngo uvuge ngo mbaye ibingibi mfite ni ibyande, mbaye ndi njyenyine, ubuzima bwanjye bwose nzungukira hehe? Kubaho ntitwa umugabo w'umugore cyangwa umugore w'umugabo bimariye iki? Niba udatekereza icyo kintu wamaze kwangirika muri wowe, ukwiye kongera ugasubira inyuma umutima wawe nubwo ukuze, ugatekereza cyagiye kera, ukavuga utari ko noneho ubwo nahuye n'umuntu ntambere uko nabishakaga. Ubwo umuntu yamaze kwica inzozi z'iterambere ryanjye z'ejo hazaza n'umuryango wanjye w'ejo hazaza, reka ndenza amaso ibyankomerekeje n'uruhare babigizemo kugira ngo nongere niyubake umuntu wifuzaga komeranwa n'igikomere, ahubwo mbone noneho ndi mu bundi buzima. Mu magambo make ndimo ngana ku musozi w'ikiganiro cyacu, ndagira ngo nkubwire yuko ipfundo rikomeye ryatumye ndisinga uyu mwanya, uyu muntu ibyakabaye ari ukubana ahubwo byese bibyara gutandukana tutanabanye, niko navuga, kuko agahe gato cyane kabayeho ko kumenya uyu muntu ntago kari kubinyemerera. Icyo nshaka kubabwira rero, byose byatewe n'ikinyoma, kandi ikinyoma kitihanganirwa. Hari abantu b'inshuti zanjye bambajije ngo ko tuzi ko uri umuntu ukomeye mu buzima, dushingiye ku mateka y'ibyo wanyuzemo. Iki kintu cyaguciye intege ni ikintu nyabaki ko giteye ubwoba, bitewe nuko ari ikintu gikomeye koko nkuko mubivuga cyangwa mubitekereza. Byamvuna kubinyuza mu kanwa kanjye ngo mbibasangize, ariko kuri nguku kuzuye kutari ikinyoma, kutari imivumbi. Ni munyarukire kuba basha kubivuga, kuko agaho kari ku wundi karahandurika. Murebe ikintu barimo kuvuga kirimo, nimurangiza mufate iki kinyoma mu cyorosora ikinyoma kiri kwiyorosa. Ukuri naho ngaho kuri, nta kundi kuri guhari. Kandi nanone bitewe n'imbaraga maze kugira mu guca mu bikomere, iyo ngiye gukora ikiganiro ndabanza nkakinonosora, nkareba inyungu cyangirira, nkareba ingaruka zacyo, nkareba inyungu cyakugiraho kireba, nkareba nicyo cyaguhombya, nkibazaho icyo biri bukumarire. Kuko iyo umuntu akoze ikiganiro ko kitari bugirira umumaro sosiyete nyarwanda, mu magambo makeya kirutwa n'ikitakabayeho. Ariko impamvu yatumye ntangira itangazo
kandi nkaritanga nshize amanga. No kugira ngo abantu mumenye ukuri, kuko ntago ngifite umwanya wo gutakaza. Ndongera mbisubiremo, kwibeshya yuko ikinyuma cyawe kizamperana ntago byemera, ntago bikunda. Niba hari ikintu giteye agahinda, ariyo mpamvu ntifuza ko umuntu ubana nanjye ku Gihozo TV ubasha kunyumva nibuze iminota 5 ataheranwa nabyo. Ndakwibutsa yuko iyo uheranwe n'ikinyoma wabeshywe, hirya yacyo ugaheranwa n'agahinda watewe, ugapfumbatwa n'umubabaro wazaniwe n'abandi bantu, uba urimo kwigirira nabi, uba urimo kwihemukira. Nta mpamvu n'imwe ikwiriye kubaho yo gutuma uheranwa n'ibyakubabaje, kuko ibyakubabaje ntago wabyihamagariye, kandi akenshi bitubaho twifuza kugera ku byiza, ariko ibyiza dushaka kugeraho ntibidukundire. Niyo mpamvu rero aho bigeze muri uno mwaka turimo, ukwiriye kwitekerezaho ukikunda, kuko niwikunda nibwo uzakunda. N'ijambo ry'Imana rivuga ngo ntago bishoboka ko umuntu utikunda nezeza Imana, ntago gishoboka. Niwikunda uzanezeza Imana, niwikunda uzakunda, niwikunda uzakundwa, kandi niwikunda ntago uzaheranwa n'ibyakubabaje, n'ibyagukomerekeje, n'abaguciye intege. Ndagira ngo nse nk'utujemo gatoya mbaganirize ibikwiriye. Hari n'abandi batekereza kavanga ariko ngo ubu ngubu nzageza hehe ukarambirwa. Ntago ukwiye kurambirwa. Iyo umubyeyi abyaye umwana agapfa abyara undi mwana. Iyo umuntu yubatse etaje igahirima, akaba agifite muri ubushobozi yubaka indi. Iyo umuntu yaguze imodoka ikagonga, agura indi modoka. Ninde muntu wababeshya yuko mu rukundo mudakwiye gushaka abandi bakunze, ugaheranwa no kuvuga ngo hoya ngo nta rukundo rubaho, ngo nariyakiriye. Ndabizi ko urukundo rufitanye isano n'imibare. Hari igihe uzana urukundo ndakazana imibare, kandi imibare yose irangana, ntago imibare ireba ku mafaranga gusa. Hari n'umuntu uguteramo imibare nga kugira umugore, hari n'uguteramo imibare nga kugira umugabo. Iki nacyo ni ikindi kiganiro kizaza nyuma y'ibi biganiro. Wowe bana nanjye ku Gihozo TV uzahungukira inama nyinshi n'ibitekerezo byinshi, kandi bizagufasha mu rugendo rw'ubuzima bw'urukundo by'umwihariko, ndetse no mu buzima busanzwe. Hanyuma ndimo gusoza ikiganiro, ndagusaba wowe wabanye nanjye mu kiganiro kudaheranwa n'amateka y'ikinyoma cyakwibasiye. Wiheranwa n'agahinda kagushenguye umutima bitewe n'abantu. Wiheranwa n'akababaro utihamagariye. Wiheranwa n'ubusingo utiteye, wabutewe n'abandi bantu. Kuba umutsinzi, kuba umurwanyi, kuba umuneshi, nukurenza amaso biguca intege, ukubaka urukuta rw'uguha imbaraga. Imizi yawe yishinga ahantu hatuma ukomeza uri wa wundi, uri kanaka wo kwa kanaka. Wikwemera ko hari umuntu ufata niyo baba barafashe igiti bakagitema, batangarize ko imizi yawe igikora, hongere hashibuka ikindi giti. Hanyuma ku bantu mufite amatsiko ku mpamvu y'icyo napfuye n'umuntu wambeshye twari tugiye kubana, ni munyarike bose mubirebe, muraza kubibona. Arababashije kubivuga, buriya ngo uvuga batarabona. Njyewe ntago nabasha kubinyuza mu kanwa kanjye ngo mbyature ku karubanda, biraremereye, birakomeye. Ariko nimujyamo mugasesengura ukuri, muraza kubona icyo napfuye nawe. Kandi nanone dukomeje kubana, nimukomeza kunshokoza, ibi nabyo ndabivuga, ibi nabyo ngiye kubivuga, ngiye kubitangaza.
cyane cyane ngendereye gusana imitima y'abanyarwanda. Mwibutse ko inshuti zanjye ni abanyabikomere, ni abana b'imfubyi. Nawe wari waraheranywe n'agahinda, iyizire ku Gihozo TV. Fata nimero yanjye aho hasi bihari unyandikire. Wenda nzagusubiza ntinze, ariko nzagusubiza. Nta muntu n'umwe ntajya nsubiza. Numpamagara nzakuvugisha, humura. Abantu mwese mwaheranywe n'ubwigunge muri mu mazu, muve muri ayo mazu. Genda tambuka ujye gushaka inshuti. Tangira uhamagare, ugere connection y'abandi bantu. Ntago ari byiza kuheranwa n'agahinda. Ntago ari byiza kuguma worose ikinyoma. Mupfundura ibinyoma bijya hagaragara. Imana ituremera ibintu bishya. Ciao ciao, nakagaruka. Ndabakunda cyane. Mwah.